Amen. Yesu ashimwe. Muri iki gitondo dushima Imana ko yongeye kuduha umwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Uwo muri kumva nk'uko bisanzwe ni Kagenza Ernest. Uyu munsi dufite umutwe w'ijambo uvuga ngo reka gucogora imbere y'ibikurwanya. Yesu atugire neza. Reka nsome ijambo ry'Imana. Reka dusome mu gitabo cya mbere cya Samweli, umurongo wa mbere kugera ku Samweli wa mbere igice cya mbere umurongo wa 9. Turangira turi busome mu gitabo cya kabiri cy'Abami ibice 19 umurongo wa 4. Yesu atugire neza. Samweli wa mbere igice cya mbere umurongo wa 9 haranditse ngo nuko amaze kurya no kunywa Hana ahaguruka aho bari i Shilo, kandi Eli umutambyi yari yicaye ku ntebe ye ku gikomanizo cy'umuryango w'urusengero rw'Uwiteka. Reka nsubiremo. Nuko bamaze kurya no kunywa Hana ahaguruka aho bari i Shilo, kandi Eli umutambyi yari yicaye ku ntebe ye ku gikomanizo cy'umuryango w'urusengero rw'Uwiteka. Yesu atugirire neza. Reka dukomeze dusome mu Bami igitabo cya kabiri cy'Abami ibice 19 umurongo wa 4. Haranditse ngo ahari Uwiteka Imana yawe yumvise amagambo ya Rabushake yose, shebuja umwami wa Ashuri yamutumye gutuka Imana ihoraho. Ngira ngo Uwiteka Imana yawe yabahanira ayo magambo yumvise. Nuko rero terura amashengesho yawe usabire abantu basigaye. Yesu adufashe. Uyu munsi ndifuje ko tuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo senga wongere usenge. Twahereye ahangaha muri Samweli. Ahangaha no mudamu witwa Hana. Muzi inkuru ze ko Hana uyu nguyu yari umudamu utarabyaraga, atarafite abana. Rero umunsi umwe umugabo we mu mpera z'umwaka bagiraga umuco wo kujya gusenga, bakajya gutamba ibitambo, bagashima Imana ko bari amahoro. Icyo gihe rero yaramufashe amujyana na mukeba we bajya gusenga Imana. Baragenda ngo bamaze gusenga Imana bafata umwanya wo kwiyakira, bafata umwanya wo kurya no kunywa no kunezerwa kuko gusenga kwabo kwari kurangiye, cyangwa se umwanya w'amasengesho wari urangiye. Ariko ijambo ry'Imana ritweretse uyu mudamu witwa Hana ngo yamaje gusengana nabo yumva ntabwo bihagije, ngafata umwanya aragenda arinyufura, abavamo ajya kwegera Imana bundi bushya. Nubwo yari yahoze ari imbere y'Imana ari kumwe n'andi bari gusengana, ariko yumva kubw'umutima we ubabaye, kubw'agahinda afite, kubwa mukeba wamuteshaga umutwe, kubwa mukeba yirugaga amwibutsa ko nta rubyaro afite. Aravuga ati nubwo nasenganye n'abandi ntabwo bihagije, ndumva ntabwo umutima wanjye utuje, atereka nongere njye gusenga Imana. Haleluya. Ndagira nkubwire mwene data ngo ukunde gusenga Imana, ariko nyuma yo gusenga Imana ujye wongera usenga Imana, Imana ikugirire neza. Uyu nguyu rero ijambo ry'Imana rivuga ngo yamaze kugera hirya atangira gusenga kubw'agahinda n'umubabaro yari afite, kubw'inyuro yirirwaga yumva buri munsi, kubw'agahinda ko kubona abandi babyara watabyara, kubwo kubona abamuteraga ibyuma cyangwa se abajyaga bamusogota bamubabaza. Aravuga ati reka nsenga Imana ninginga Uwiteka. Ngatangira gusenga, uko asenga ngatangira kugenda arira, ariko ngo yasengaga mu ijwi rigufi cyane ku buryo ntawe uryumva, kugeza ubwo Eli yamubonye aravuga ati uyu mugore yasinze. Aravuga ati waretse isindwe ryawe. Undi aravuga ati oya, aya ntabwo ari ukubera ko nasinze, ahubwo ni ukubera agahinda kanyina ndi gutura Uwiteka. Umutambyi yari aravuga ngo ngaho reka Uwiteka Imana akumvira ko gusenga kwawe. Mwene data ngeragera nkubwire ngo nubwo wasenze ni byiza, nubwo wasenganye n'abandi ni byiza, ariko ukwiriye gusenga ukegera Imana nanone, kuko ntabwo uramara kubona icyo wasengeye. Yesu atugirire neza. Ndagira ngo mbabwire bimwe mu bintu bigomba gutuma tugomba gusenga kandi tugasenga ubudatuza. Impamvu ya mbere utagomba gucogora mu gusenga kwawe ni uko gusenga kwawe niho uzabonera imbaraga zo kunesha ibintu bikurwanya. Ufite intambara hirya no hino, ufite ibikubujije amahoro, wagira intambara mu kazi, wagira intambara mu bucuruzi, wagira intambara mu rugo rwawe, wagira intambara mu bo mwashakanye, wagira intambara ziterwa n'abana. Intambara ziratandukanye kandi ni nyinshi. Urugamba rwawe rero ni urwo kurwanisha amasengesho, kuko twebwe nk'abizera
abana b'Imana nta yindi nzira Imana yadushyiriyeho dukwiriye kurwanamo ingamba zacu. Urugamba rwacu tugomba kurunyuza mu gusenga Imana, kandi gusenga Imana kuko nicyo kintu gikora cyonyine kibasha kugira icyo gikora ku buzima bw'abantu b'Imana. Gusenga Imana niyo nzira yonyine Imana yadushyiriyeho dukwiriye kunyuramo kugira ngo tuganire nayo. Kandi impamvu dusenga ni ukubera iki? Twebwe turi abantu badashobora byose, turi abantu batabasha gukemura ibibazo byacu, turi abantu tutabasha kwihaza mu buzima bwacu. Dukeneye support, dukeneye kubona udufasha mu bitugoye, mu bituremereye, dukeneye udufasha. Rero niba wishingikirije kukomeye ariko ntumubwire ibintu bikubabaje, waba urimo guta umwanya wawe. Mbese ni nk'uko wajya gusura umuntu uzi ko ari buze gukemura ikibazo cyawe, wamara cyangwa se ari buze kuguha icyo wifuza, wagera ukibera ibubu ugaceceka ntugire ikintu uvuga. Icyo gihe ntabwo yagikemura kuko ntigeze akumva. N'Imana ni uko nguko iteye rero. Imana irabizi, izi kuri muri ibyo ngibyo uri kunyuramo. Imana izi ubuzima urimo, ariko ikeneye kubiyibwira, kuko nuceceka nayo nta kizajya gukora, nta motivation. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kuva kera kose Imana yifuzaga kubana n'abantu, ndetse ijambo ry'Imana ritwereka ko mu itangiriro twereka ko ngo Imana yajyaga itembera ikajya gusura Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni. Bivuze ko Imana ikunda ko abantu bayo bayegera, ndetse Imana yajyaga inababwira ikabaza ngo ese muri amahoro, mumeze mute? Imana ikababaza amakuru, kandi ari Imana izi byose. Bivuze ko Imana ikeneye ibintu bituvamo. Mwene data, nagira nkubwire ngo nubona intambara zije, nubona ibintu bikugoye birimo kuza, ntuzajye gushakira mu bakomeye, ntuzajye gushakira mu miryango, ntuzajye gushakira mu nshuti. Uwa mbere ukwiriye kwegera ni Uwiteka Imana, kuko n'Imana yita kuri twebwe. Ndagira mbashishikarize mukunde gusenga, nyuma yo gusenga mujye mukunda gusenga. Ndagira nkubwire ngo isezerano ryayo ntabwo ritinda, ahubwo Uwiteka Imana yishimira gusohoza amasezerano ye, kuko yishimira gukomezanya n'abana biwe. Yesu nashimwe. Imana yifuza ko imitima yacu ikomeza kubana nayo. Ntukagire igihe cyo uba busy ujya kure y'Imana, ahubwo ndagushishikariza gusenga iteka ryose. Jya usenga iteka ryose, niho uzakura amahoro, niho uzakura ibyishimo, niho uzakura gukira ibikomere ufite. Nta handi byakirira, ntabwo byakirira mu bindi bintu ibyo ari byo byose, byakirira mu gusenga. Ndagira ngo mbashishikarize bene data gukunda gusenga. Mu minsi yanyu mujye mukunda gusenga.